Reka nongere mbasuhuze rero muri rya zina ryiza ry'umwami wacu Yesu Kristo, ubuntu n'amahoro bye bibane namwe mwese. Ushimye Imana tugejeje muri uyu mwanya n'ubundi tugiye kwiga ibyanditswe byera n'imisho yo ku isabato. Nk'uko tubizi turi mu cyigisho gifite insanganyamatsiko ivuga ngo kunga ubumwe kw'ijuru n'isi, Kristo mu Bafilipi n'Abakolosayi. Nubwo byari mu Bafilipi n'Abakolosayi, tubona ko natwe umunsi wa none bitureba. Kristo yunze ubumwe n'ijuru ndetse natwe, nta wundi muntu wari kubikora uretse we wenyine. Reka tubanze turebe, twabonye icyigisho cya kane ubushize cyatubwiraga ngo kunga ubumwe binyuze mu kwicisha bugufi. Aya magambo Pawulo yayakoresheje abwira Abafilipi ubwo bari bamaze kugira amacakubiri mu itorero. Nk'uko twabibonye, Pawulo yarafunzwe, yabanje kuzajya bashimira uko bitwara ndetse ngo asenga ashima Imana, ariko noneho hageze aho yumva ko havutse amakimbirane, havutse kutumvikana, amacakubiri mu itorero. Pawulo arababara, noneho rero akabatumaho abahumuriza, akabatumaho abacyaha cyangwa abagira inama, ariko noneho aza kubabwira ko byanze bikunze bagomba gukora ikintu cyatuma bashyira hamwe kugira ngo ya macakubiri abavemo. Ababwira ko nta kindi, nta yindi mpamvu ituma bagira amacakubiri, ni ishyari ribarimo. Ishyari ryari ribarimo ryatumaga bagira kwishyira hejuru, bamwe bakumva ko baruta abandi, barusha ibyubahiro se, barusha igisimbizi, ubutunzi n'iki, abarusha ibyo bazi kuri Yesu kuruta abandi. Noneho rero Pawulo arababwira ngo kugira ngo bakore umurimo bigende neza bagomba gushyira hamwe, kandi kugira ngo bashyire hamwe rero ni uko bagomba kugira gute, kwanga rya shyari ribarimo, bya bindi bituma amacakubiri avamo bakabyanga. Buri wese noneho akiga kugira gute, akiga kwicisha bugufi. Mu kwicisha bugufi twabonye ko ariho haturuka byose. Iyo abantu bashobora kwicisha bugufi, no muri uyu murimo uyu munsi wa none, iyo abantu bashoboye kwicisha bugufi bituma bibuka babaye bamwe, kubera ko buri wese ngo niba umuntu abona mugenzi we, aho kugira ngo arebe ko amuruta, ahubwo akara ko mugenzi we amuruta. Noneho rero Pawulo yarangije ababwira ngo kugira ngo byose bazabishobore rero, ngo bagire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Muri make y'amashyari abarimo bemere umwuka wera, abajya imitima akuremo imitima bafite yanduye yangiritse, noneho abashyiremo umutima wari muri Kristo Yesu. Uwuhe mutima? Ni wa mutima twabonye uri mu Bafilipi igice cya 2 umurongo wa 5 kugeza kwa 8, aho batubwira uko uwo mutima wa Kristo ukuntu wari umeze. Yari afite umutima, batubwira ko Kristo yavuye mu ijuru aramanuka, ngo yisize ubusa, yasize byose yari afite, icyubahiro, ubwami, kuramywa, gusingizwa, byose arabisiga, araza ubumana arabureka, aza mu isi, avukira mu nda y'umugore, avukira mu buzima nk'uko twabibonye. Yesu Kristo ngo yisize ubusa, araza ngo afata akamero ngo k'umugaragu, bavuze ngo k'imbata. Twibuke ukuntu imbata yabaga iriho. Noneho rero Pawulo ababwira ibyo byose, atari ko noneho rero yisize ubusa, araza kugeza igihe apfiriye no ku musaraba, kandi apfa urupfu rubi rutigeze rupfa n'undi muntu uwo ari we wese. Ati noneho rero birasaba kugira ngo namwe mwemere umwuka abashyiremo umutima mushya nk'uwari muri Kristo Yesu, niho muzashobora kuba bamwe mukore uyu murimo. Tugiye kureba rero icyiciro kivuga ngo kumurika nk'amatabaza ya nijoro. Muri make bariya bigishwa bamaze kugira ubumwe, bamaze kugira umutima nk'uwari muri Kristo Yesu, bashoboye kumurika nk'amatabaza, bamurikira abandi. Imico n'imyifatire yabo imurikira abandi, ibera abandi urumuri. Babona Kristo, bakazajya babona Yesu Kristo ubarimo, kubera ibyo bavugaga n'ibyo bakoraga n'uko babagaho. Reka turebe icyo kwibuka cy'iki cyumweru. Kiratubwira ngo mukore byose mutitotombana, mutagishanya impaka, kugira ngo mutabaho umugayo cyangwa uburyarya, muba abana b'Imana batagira inenge hagati y'ab'igihe kigoranye cy'ubugoryi, abo mubonekeramo nk'amatabaza mu isi. Reka dusenge. Data uri mu ijuru, Imana ishobora byose, mukunzi wacu, turagushimye, komeje kubana natwe mu ntege nke zacu, komeje kubana natwe Data wera mu kwiga ijambo ryawe. Ni ukuri turakwinze n'ubundi gusoma n'ukibane natwe, twigishe, utugire bamwe kugira ngo tubashe kuba amatabaza, mu izina rya Yesu, amen. Ngo mukore byose mutitotombana. Abo ni bande? Ni babandi Pawulo yari yabyaje ubutumwa. Natwe n'uyu munsi wa none kuba tubyaje ubutumwa turabwirwa ngo dukore byose tutitotombana. Mbese bimeze bite iwacu?
mbese hari ibyo dukora twitotombana mu byo dukora byose muri uyu murimo, mbese haba kwitotomba mu murimo? Nimba bibamo biterwa n'iki, byarangira gute? Ariko ngo mukore byose mutitotombana, mutagishanye impaka. None si impaka ntaziturimo? Impaka ziturimo, ariko ikibitera nyine ntabwo twari twaba abo muri Kristo neza. Ariko noneho ngo nitumara kuba abo muri Kristo neza, ngo tuzamurika nk'amatabaza ya nijoro. Noneho rero ntabwo tuzaba tukigira kwitotombana, kugishanya impaka. Noneho kandi arongera avuga ngo kugira ngo mutabaho umugayo cyangwa uburyarya. Muri make abantu be kutubona dufite uburyarya, ngo batugaye bavuge ngo none se n'abariya ntaho dutandukaniye, nabo turasa. Ngo mu abana b'Imana batagira inenge hagati y'abo iki gihe kigoramye cy'ubugoryi. Birumvikana rero ko muri iki gihe turimo, muri iyi minsi ya nyuma, abantu benshi muri iki gihe bari mu gihe cy'ubugoryi, mu gihe cy'umwijima niko navuga. Umwanzi twibuke ko ararwana, niwe rwa rugamba rwe, arwana na Yesu Kristo. Rero umwanzi ararwana kandi afite abafatanyabikorwa nawe. Abo rero muri iki gihe turimo cy'ubugoryi, hari abantu bari muri ubwo bugoryi kandi biyemeje gukorana n'umwanzi. Noneho ngo abo mubonekeramo nk'amatabaza mu isi. Muri make ba bantu batari bamenya Kristo, bakiri mu mwijima, bakeneye kumurikirwa, bakeneye ko tubamurikira kubera imico n'imyifatire yacu. Noneho rero tukaba nk'amatabaza muri iyi si, cyangwa tukaba nk'amatabaza muri bo. Turi mu gihe kibi, Uwiteka nadutabare. Noneho ngo mubonekeramo nk'amatabaza mu isi. Ni isomo riboneka mu Bafilipi igice cya 2 umurongo wa 14 na 15. Turibuka rero mu gihe cya Mose n'Abisirayeli, igihe bari mu rugendo rwo kuva muri Egiputa bajya muri Kanani. Uwiteka mu Gutegeka kwa 2 mu gice cya 4 ku murongo wa 6 hari amagambo yababwiye, abibutsa ko ari ubwoko bwatoranijwe, abibutsa ko ari Imana yabo, ko ari Uwiteka. Noneho rero ababwira ko ntabwo yababwiye rimwe cyangwa kabiri, yakomeza kubabwira ko bagomba kuzajya bamwumvira. Noneho rero ababwira ko kumvira ari ikintu gikomeye cyane, kizatuma abanyamahanga babona ko ari abanyabwenge, ari n'abanyabushishozi. Noneho kandi arababwira ngo nibumva ayo mateka yose bazagira bati, ayahe mateka? Amateka ibyo Uwiteka agiye bakorera. Twibuke ko yabarinze muri Egiputa, yabavanye muri Egiputa bakuzaho amaboko menshi nk'uko yabyivugiye. Twabonye imfura zipfa zo muri Egiputa, ariko iz'Abaheburayo ntabwo zapfuye. Twabonye abambutsa inyanja itukura barambuka, abanyegiputa bose barapfa, n'ingabo zose zirapfa na Farawo. Twabonye abatungira mu butayu. Noneho rero ntibabuze ibyo kurya, ntibabuze ibyo kunywa, yarabarinze. Noneho rero twabonye noneho aho bari bamaze kwiremera cya gishushanyo cy'ikirwamana cy'izahabu. Noneho rero Uwiteka avuze ati ngiye kubarimbura. Mose aravuga ati, Uwiteka none nubarimbura bizagenda gute? Nubarimbura abantu bumvise ibyo wabakoreye muri Egiputa, abantu bumvise ibyo wabakoreye ubambutsa inyanja itukura, bumvise ibyo wabakoreye kugeza n'uyu munsi wa none, bazavuga ko wabazanye kugira ngo barimbure? Nuko Uwiteka ntiyabarimbura. Ahangaha rero Uwiteka ari kwibutsa ko byanze bikunze nibumvira bazakomeza aba bantu amahanga atinya, abatinye ko ari abanyabwenge, ko ari abanyabushishozi. Noneho kandi ngo nibumva noneho rero amateka yose yababayeho yose, bakumva ibintu byose, ngo bazavuga ngo mbega ukuntu abantu bafite ubwenge n'ubushishozi, ngo ni ubwoko bukomeye koko. Uwiteka arashaka kugira ngo natwe noneho rero tube nk'abariya bantu, dukore twitotomba, tutagishanye impaka, mbese dukore nk'abafite Kristo. Noneho kugira ngo imico yacu n'imyifatire ise n'ibyo tuvuga, noneho ngo abatubona babone ko Kristo ari muri twebwe, tuvuge ubutumwa muri ubwo buryo. Yesu rero nawe yaje kubwira abigishwa be ko ari we mucyo w'isi, kumukurikira atazagenda mu mwijima na hato. Ni amagambo dusoma muri Yohana igice cya 8 ku murongo wa 12. Ntabwo ari byo gusa, yakomeje kubabwira andi magambo, yongeye kubabwira ngo muri umucyo w'isi, ngo umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi, ngo ntubasha kwihisha. Abibutsa ko ni umucyo w'isi. Nimba kuba bafite Kristo muri bo, ntabwo bagombye kwihisha, kubera ko imico yabo, imifatire yabo, umuntu ufite Yesu Kristo aho agiye hose niyo atavuga bimugaragaraho ko afite Yesu Kristo. Nuko ati muri umucyo w'isi, umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi, ntabwo ubasha kwihisha.
muri make nindamuka mfite Yesu Kristo ntabwo nzihisha, abantu bose bazamenya ko mfite Yesu Kristo, kubera ko naho ngenda n'ibyo nkora byose abantu bazamenya ko hari aho ntandukaniye nabo, bashake kumenya impamvu tudasa. Ibyo rero byashoboka bigenze gute? Kugira ngo tumurike isi yose ibimenye ko dufite Yesu, byagenda gute? Nuko twakomatana na Yesu. Turamutse twomatanye na Yesu, ndamutse nomatanye na Yesu, uramutse womatanye na Yesu, we mucyo nyakuri, niwe noneho rero kuko ari umurikira buri muntu wese, nawe azakumurikira, nanjye azamurikira, noneho natwe dushobore kumurikira abandi, kuko tuzaba tubaye umucyo w'isi natwe. Pawulo mu Bafilipi igice cya 2 turibuka yavuze ko Imana yashyize Yesu hejuru cyane, bikamuha izina riruta ayandi yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rye, ngo ari ay'ibyo mu ijuru n'ay'ibyo mu isi cyangwa ay'ibyo munsi y'isi, ngo kandi noneho ngo n'indimi zose zihamye Yesu Kristo ngo ko ari Uwiteka, ngo Imana Data wa twese ihimbazwe. Muri make Yesu washyizwe hejuru mu izina risumba ayandi yose, niwe ugomba gupfukamirwa wenyine gusa, niwe tugomba kwiyegereza wenyine gusa, niwe ugomba kugira ikintu yakora mu bugingo bwacu tugahinduka, nta wundi, we wenyine gusa. Tumwegereye tukamwiyegereza we, kubera ko ahora ashaka kutwegereza uko bwije n'uko bukeye, nitwe tujya kure ye, ariko nituza hafi tukamwegereza akatubamo, azatuma duhinduka, noneho tuba amatabaza ku badukeneye, tuba amatabaza mu bisi, tubabwirize tutarushye, kubera ko Yesu azaba yikoreye umurimo we muri twebwe. Umucyo rero n'imbaraga by'ijuru birahari kuri twebwe abiyeguriye Yesu Kristo mu mibereho yabo yose. Birahari niba wariyeguriye Yesu Kristo mu mibereho yawe yose, niba nariyeguriye Yesu Kristo mu mibereho yanjye yose, kugira ngo abe ari we ugenga ubuzima bwacu bwose, byanze bikunze dufite imbaraga, reka twemere tugende tuzikoreshe, Uwiteka azabana natwe, ntazadutenguha. Reka rero turekeraho, tusahure ejo mu cyigisho gikurikiraho cy'iki cyumweru, kandi Uwiteka duhana umugisha. Data uri mu ijuru, Mana isumba byose, uri umukozi w'umuhanga, warakoze kubana natwe, none tugejeje muri iki cyumweru, kandi ikindi nuko n'ubundi uzabane natwe, uzaturinde kandi uzatubashishe gushyira hamwe dufite Kristo ari we turimo, kugira ngo tuzashobore kuba umucyo muri iyi si icuza umwijima, mu izina rya Yesu, amen.